Ariye. Bigenze bite? Ubaye iki? Nta kintu ubaye? Kandi numvise usakuza. Oya wimbeshya. Bigenze bite? Ngo? Kandi njye nkwiyumviye usakuza? Ariye tukucyumbeshya ko. Uri kunyinisha? Ese bigenze bite? Oya ariye mbwira bigenze bite ko numva njye nandi mu cyumba numva urasakuje. Ni iki kibaye? Ntabwo ngeze nsakuza papa. Sure. Nukuri papa. Ko numvise umwana usakuje yarari gusakuriza muri no nzu. Ntabwo mwumvise? Okay. Ubwo ni abaturanyi. Hanyuma se wanyweye icyayi? Ushobora kumbeshye ariko ntarebe. Sawa ntarebe ubwo wanyweye icyayi. Kaiy, iminsi 3 majijemo hano hantu unigishije icyo gukora. Amahirwe nuko utazigera umenya ko nasohotse. Kaiy, ndakuzi. urabahoza ari shiri wa James tumufite. Ikindi kandi nanone ubona ibyo byose arimo arabivuga ntacyo yitangiriye pe. Genda umva twamwiyegereza hafi akaba close kuri twebwe, then akaba yadufasha n'akazi kaba kari hano ka buri munsi. Ariko Rodrigue kanze nkubaze usahumuka ku maso bigenze gute? Ibya Kaiy urareba kuntu bimeze uriko byumva. Yari yagaragaje ko yamaze kugurisha imigabane kwa James. Ruriya rupapuro rugaragaza ko byari ukubeshya atigeze agurisha imigabane. Rwabonetse rute? Yarukuye hehe Rodrigue? Kubera ko ureba ibintu byose nkaho biraho gusa byibuze ntunabitekerezeho. Hari mbere na mbere reba Kayishije ubundi sibyo. James twari dusanganywe ari inshuti yanjye. Rero ndumva ntaho bihuriye ikindi no kuba uramugora hari. Nyine urumva ntaho bihuriye. Uriko byumva. Kaiy waramwizeye ugera ku rwego ngiye ntamenya ngo bimeze gute. Uriko byumva. Atubwira ko yagurishije imigabane James hari imigabane afitemo, biragaruka tubwira ko kwari ukubeshya nta migabane yigeze agurisha. Ese uriya mugore we umwizeye gute?
ese byaba ari agatego ke na James ko kugira ngo baguture hasi kampani bayegukane? First of all ndabizi yuko bashwanye, ibyo ndabizi 100% rwose. Rero nta kuntu umuntu mwashwanye mwakongera mugacaro hinga nyuma mukongera mugaplaninga ibintu, ce n'est pas possible. Nyine icyo kubaza bashwanye hari, ese kubera ko ibintu byose uyibona nkaho ari umweru, kubera ko udashobora guhumuka Rodri, kubera ko udashobora guhumuka ni kutabona reka buriya ntabwo ibibazo byose bikemurwa n'ibindi bibazo, sibyo? Kandi hari ibyo umuntu yirengagiza kugira ngo agire n'ibindi ageraho. Kubw'ibyo rero njyewe kuba namuhaye akazi ntabwo mbyicuza, kandi n'umwana mwiza. Sinzi impamvu utabona yuko ntari biryiwe. Ikindi ni nabwo turaba tumwegereje neza n'ibindi ataratubwira by'amanyanga ya James. Ni igihe cyiza cyo kugira ngo tubimenye. Rodri, reka nze nkubwire, mu gufata umwanzuro wawe uhereza abakozi akazi wenda nshobora kuba nta gukumira bihagije, ariko uriya muntu wita ngo ni mwiza, uriya muntu uvuga ngo ni umwana mwiza, njyewe no mu ijisho niyo mureba hari icyo ahatse. Uri kubyumva? Bonjour. Bonjour. Ça va muto? Yes, Rodri. Ariko meeting wayitangiye narahagera. Bajyanaga ari meeting just turimo turaganira. Nari ndi kumubwira uburyo nahayemo akazi nyine buri aho zarishije wa James. Namuhaye akazi. So nibyo rero usanzwe turimo turavugaho. Ntabwo ari meeting yindi. Urya mu sheri wa James wamuhaye akazi muri company? Yes, of course. How? How? Yes. How guteza simfite ubushobozi bwo kwangaje umukozi wese nshaka hano muri company. Rodrigue, ibintu nkabiri wabanje kubitekerezaho. Afuka. Urabona n'umutwe mfite uyoboye no company, urumva gufata icyemezo n'icyo cyoroshye ari cyo kintu nazicuza. Icyo nicyo kintu gikomeye sinaba ntekereje. Inshuti ya James wayihaye akazi muri company Barashwanye ariko. wabibwirwa n'iki? Ngenda bizi neza. Kandi uzi urukundo rw'abantu bakunda, bwirwa n'iki niba atari umutego bagushyizemo? Nawe ntabwo bishoboka. Kuko umuntu ubeshya muri mu maso yituye. Ako James, buriya uzi poste ufite muri iyi company ku buryo ufata umwanzuro wihuse gutyo umuntu akagufatirana. Reka nze nkubwire James, bambe Rodri, urumva, reka nze nkubwize ukuri. Uzi poste ufite hano muri company kubera ko umuntu agufatirana gutyo gusa ugahita ufata imyanzuro wihuse gutyo, ntushobora kugisha inama, ntushobora kugira gute. Uri kubyumva? Ese tuye tugendana hari hose abo turarushe tubazanye muri company, ntabwo ushobora gutekereza kabiri. Icyambere uriya ni sheri wa James, uko bahuye nuko batandukanye ntabwo bizi kuko wera ntabwo wari uhari. Baba bari muri gahunda, uri kubyumva, yo kugira ngo akujijishe noneho yinjire muri company neza babone uko baguhirika. Njyewe reka nze nkubwize ukuri, Mutoni, njyewe ibintu mbibona hakiri kare nkabyitegereza, kandi ibyo mbashije kubona ndakubwira, ariko niba udashaka kunyumva Rodri ntabwo turi kumwe. Ariko ndumva undi mwana ataba afitime yuko yakundanye na James, nkaboneraho no kubura akazi. Rodrigue. Naramutse neza Rodrigue. Naramutse. Umubyeyi yagushakaga. Ni amahoro.
Rodri ngenda shaka umwana wanjye nshaka umwana wanjye ubi wawe aha mbere naraje barambwira ngo nta abantu masanze barancanganya nshaka umwana wanjye watwaye rwose nshaka umwana wanjye reba nk'ubu akundi Rodri ubundi ufite ikihe kibazo ubundi wafungutse mu mutwe reba bavuna muheto baraje bancuka ngo nze guhanura mu bukwe bwawe mpanura ibintu by'amafuti none rero nshaka umwana wanjye njye namenya amakuru ko umwana wanjye ari iwawe umwana wanjye wa mukuru wanjye naramuhize bama amakuru ko ari iwawe none ikindi kiniyongereyeho ibintu byose byabereye mu bukwe bwawe umenye ko ari abatubuzi baje bakanegeka guhanura mu bukwe bwawe ibintu by'amafuti none nawe uraho ngaho icyo gihe usaba nuko umwana wanjye nkamutwara nta kintu kuko ntabwo naba narabuze mukuru wanjye ngo mbone n'abana biwe ngo bancike gusa reka nagize ibintu byo byavamo ni umwana wanjye kuko uramufite ari iwawe ndabizi neza wampaye umwana wanjye ko Rodrigue mfitiye umwana ndiwe nze nshaka niwe nshaka nta wundi nshaka umwana wanjye Ivone erega ari iwawe wikwigira gutyo nkaho utamuzi Gonde? Ivona. Nzo gukora n'umugore wabana ngo ikindi kandi nanone uretse yuko ngiye nari njagaraye ariko genda umva narigize ngo ako Rodri uzi ko uyu mugore ari umwe wahanuye mu bukwe bwawe avuze ibintu byo guhanura uriko turi mu cyumba mbere yuko ubura ntabwo yuko umudamu waje akadusengera tugasengana uzi ibintu byo guhanura mpita mwibuka Nibyo Rodri njye ntabwo nabimenya pare niwe wabimenya kuko njye narindi ku ruhande rwa Sonia uwo Sonia uri kuvuga uyu mugore wa Rodrigue ni umwana wanjye uyu ni umwana wa mukuru wanjye uyu Sonia ni umwana wa mukuru wanjye ndabye ndashaka abana banjye ubwo nawe murashaka abana banjye nawe murashaka ngo bapfe nka Sonia mu abana banjye uyu muntu nyine navugaga ngende mu abana banjye rwose mu abana banjye nabo badapfa nka Sonia mu abana banjye ntabwo nabagize imana oya ntabwo nabagize imana mbona abana ba mukuru wanjye twamubuze kera nkiri umwana muto ntabwo nabagize imana ngo mbabone mu abana banjye ngenda shaka abana banjye nta kindi kintu kinzanye hano nawe rero ufite indimi ebyiri yari umwana umwe none babaye babiri uyu Sonia ureba ni umwana wa mukuru wanjye urukumva akaba ari umuvandimwe wa Ivone ufite iwawe ndimo ndakubwa ngo mu mwana wanjye Ivone ariko mana isi n'ijuru ndashaka umwana wanjye nta kindi kintu mushaka kumbwira nuko mwana wanjye ukuri turacyari mu masaha y'akazi mwinjiye rwose turi mu nama ntago mwaduha umwanya byibuze ugategereza amasaha ya pause ntacyo bitwaye njye ni mu mwana wanjye nigende kuko niwe unzanye hano nta kintu none se madame uravuga Ivona ufite gihamya cyuko Rodrigue afite ndabizi ko mufite Ivona mushiki wa nshuti akaba ari abavandimwe b'uyu nguyu mu abana banjye rero ngenda bizi neza ko Ivona ari iwawe mu mperero Ivona mushiki wa nshuti cyane Rodrigue bahereze umwanya muri buze kubonanira rwose Rodrigue nsanze muri kuganira ngereka iki kibazo nkiteho umva mare ngereka mufashe madame usanze turi mu nama ikibazo cyawe urumva nta mwana usanze hano wadufasha ukaba ugiye ikibazo cyawe turagikurikira ntabwo mva hano Rodrigue atampaye umwana wanjye njye nshaka umwana wanjye ariko gute munjijiganye oya mwinesha agaciro njye mu mwana wanjye Rodrigue nshaka umwana wanjye ubwo nawe muragira ngo agende nka Sonia oya nta umwana wanjye njye nibyo nshaka nta kindi nshaka n'umwana wanjye la papa bigenze bite bigenze bite ni ikihe kibazo mwami w'inyanja mwami w'inyanja
Ariye. Oya. Mubyeyi. Mubyeyi. Ariye. Oya we. Ariye. Bit. Humura. Nta kibazo. Ngaho genda ujye mu cyumba. Sibyo? Ndaje. Oya. Ibiki bibayeho. Oya. Ibiki bibayeho we, n'ibiki bibayeho we, bitarangiye. Gasana we nabara we, Gasana we. Gasana. Gasa. We. Mbaze. Tebuka nsanga mu rugo. Nsanga mu rugo ndagushaka. Tebuka. Ni karibu rero. Kamurebe. Tuti. Wicaye ndabona ntari kumubona. Tuti. Cyonzi cyo yagiye gukina n'abandi bana. Dabara ku muhanda dushobora kuba twanamunyuzeho. Ako mwaturutse kure. Mba naturutse kare. Mba nazindutse kugira ngo ndebe yuko bahagera kare. Natwe rero ubu dukwiye mu kazi. Cyakora nyine reka dutegereze wenda turebe hari igihe yaba yagiye gukina n'abana ku kibuga kiba hano ruguru. Ariko n'amasaha Tuti. Ni byiza. uraho mwana we. Uraho. Gutungu. Bwa mbere mubonye na mama. Nguki? Ndi nyoko wanyu. Nyoko wacu. Uri nyina wabo nibwo bwa mbere akubonye. Nuko ntabonye umwanya wo kubigusobanurira ntabwo banzi. Nagiye kwiga ari batonya n'ukuri. Ntabwo banzi. Ku buryo nyina wabo yaba atamuzi. Ni ibintu birebire. Ibyo bintu birebire ariko ni ibiki? Ariko gusa narinje kumutura. Konora. Uyu mumama yaje yaje kugutwara
ntabwo wanyibuka uratwara umuntu utakuzi ko n'uteka mutwe ikigarano twarabimenyereye ntabwo nje guteka imitwe n'ukuri sobanurire impamvu atakuzi nabigusobanuriye wabisobanuriye hehe njyewe nagiye kwiga ari batoya kuba ari batoya ntabwo bivuze ko umwana ungana uyu ni umwana mukuru reka ese nakumenya ute na mama simuzi nandi ajya kukumenya gute bana ubuteka mutwe hano erega uyu mwana navuye mu rugo ari mutoya kuva mu rugo ari mutoya ntibivuze ko atakuzi nta n'ifoto se basi wigeze ubona n'amaraso ntago agukurura ngo wumve ko ndi nyoko wanyu wumve ko dufitanye isano koko se amaraso aradukurura ni ahantu nkuzi nshuti mbabarira igihe cyose mwana wanjye mbabarira none ngo urashaka ko tunajyana uyu mwana yahuye n'ibibazo byinshi ahura n'abatekamutwe benshi biza kudutekera umutwe kubuza izina rye ukabuza izina rya mushiki we ntabwo bivuze ko uri nyina wabo nukuri n'umwana nyine ntabwo anzi ariko none kuba atanzi ntibivuze ko atari umwana wanjye none ngo urashaka no kunjyana njye narinje kujyana hehe uze tujye kubana mu rugo umwiteho rwose ubundi abantu mwese mushaka iki turetse kubeshya aha se arabaye nturi nyina wabo nk'uko ubivuga nta kimenyetso kigaragaza mvera mu rugo tubabarire pe are koko nawe uranyanze sindakwanze neza nta nubwo mva ko amaraso ari ayanjye koko ariko ibyo amaraso ni ibiki arakururana amaraso wabonye yakurura nshuti basi mvugira sindakuvugira mu buhe buryo arakuvugira ibiki jye wahereye amaraso arakururana amaraso uyu ntago ari umwana rega wimyita umwana nubwo yaba atakuzi yaba yarabonye sindakuvugira mu buhe buryo mbwira nk'ikintu witwaza reka nkubwire nitubana nibwo uzagenda ubyumva ko uri umuvandimwe uri umwana w'umuvandimwe wanjye uzaba bamubeshya ibyo byose uzaba bimubeshya ubu koko ubu urumva njye guteka niba uri nyina wabo wari uzi ahari narashakishije ahantu hose warashakishije ndavuze ngo komeza ushakishe ko nta kintu urabona ndababara mvugira mwana wanjye haguruka mureke kunda n'ukuri mbabarira haguruka mami ntago jya gutera abandi seseme haguruka mbabarira n'ukuri mvugira kuri uno mubyeyi wumva ko ntaje kugutekaho umutwe mbabarira rwose mbabarira mwana wanjye umuntu akubwiye ngo mvira mu rugo wumva iki haguruka ugende niba ari n'ubuyobozi ubujyemo bazaza baguhesha uwo mwana bizaza upimishe nta kibazo na za DNA barazikora baze barebe ko ari kuri nyina wabo ni nyina wabo ntabwo naje guteka hano atira genda nshuti ako si umugore ariko si uwagutumye gusa mbabarira nshuti mbabarira rwose wumve ko nituba turi kumwe uzagenda ubyumva ahandi imeze neza mbabarira gendere tu haguruka ntabwo nsiga umwana wanjye hano rega ntabwo ari umwana wawe ntabwo ari umwana tuziranye mada haguruka ntakubahuka mbabarira rwose ntabwo uno mwana namusiga hano namushakishije igihe gihagije uyu mwana ntabwo musiga hano mbabaruze tujyane mu rugo njye kukwitaho nta kibazo haguruka nzagufasha kujya mu mategeko hanyuma niba ari uwawe ko kumujyana se mada wanyumvishe haguruka ntabwo mva hano uno mwana ntamutwaye mwana muye buryo urimo urakina mvira mu rugo mvira mu rugo ujye gushakira byagushakira mvuganira mwana babarira rwose ntabwo wawe ugira pe oya pe komanga unicaye muri salo ntundebe ntuze ngo nkingurire Kaiy ariye muko uri hano se
Kaiy. Kasa. Urafata urufatira iki? So uri kwigira make. Uri kwigira ibiki? Reba ukuntu watutubikanye wuzuye ibyunzwa ahantu hose, we wicaye mu nzu mani uri kwigira ibiki ariko arya. Ibyo yari kureba nk'inturumbu. Arapfuye Kasa. Arapfuye. Umwe ibiki umwe mugo ni cye kibazo ufite. Birandangira. Kaiy. Yiyame. Birandangira. Ucucuga bujyane hakurya iriya. Soni. Pfuye ndebe. Kanuye amazi. Inde se upfuye. Sana wenda gukeneye noneho. Sana we. Kaiy. Ubu twumvi udatuma ngukubita urushyi. Sana we. Cyenda mu mbafu uri mu bice kubona. Inamuna gani we makaki. Konsirina. Si uri mu bice ubundi. Uburyo cyataye ubwengera. Arapfuye. Inde se upfuye. Iki kigabo ari kubona igifite icyo kibazo. We. Fuye nta n'isoni. Uzuye gutera ndimpu. Kasa. Ni iki? Ndagukeneye. Ngufashe iki? Nako ngufashe iki? Uno nawe uri fake. Ndonda kwitegereza nkirazana ikayi sanzwe ndicyawe. Ninde wapfuye ariko kutari kuvura ngo uvuge? Apfuye ndeba ngewe. Inde se upfuye? Kayi ndaragiye. Kasa. Umuvuzi wanjye arapfuye. Uyu afite ikihe kibazo? Umuvuzi wanjye arapfuye ariko apfuye sapfuye afishijwe n'iki? Apfiriye ahangaha ntabwo uri kumva ibintu ndi kukubwira. Apfiriye ahangaha hehe? Ahangaha. Warindagiye cyangwa wuzuye satani? Yabawe. Kuri kuvugisha. Umupfumu apfiriye ahangaha ndeba. Umva kubwira. Inde. Dore apfuye ahangaha ndeba. Umupfumu mujyanye mu cyumba. Nawe yapfase. Fasha tureba hano tugushe. Nawe yapfase. Uzikuru n'uwasazi. Cyakindi nabonye kibura. Ntabwo ari ugusara Kasa. Ntabwo ari ugusara birandangiranye we. Boga birakurangiranye rero uri gutera imbabazi, Wamfashije uri gutera ndi mu ari kubundi. Se Kasa bigenze bite? Gombo utangiye kumbwira nabi. Nta soni ufite uratinyuka. Urabona uburyo wanyigiza umwana mwiza uri kundebeshwa icyoroshye. Reka sinakubwira. Uri gutera ndi nkuru. Umupfumu arapfuye Kasa. Kandi urabizi ko ari we nari mfite amakiriro. Siri. Fasha. Iriya mbesire nayo yapfase noneho urumva rero uhombye ikintu cyadanje kubura mupfu yapfuye uri kumva nyine nawe ugize igihombo. None se ntubizi ko ari we wamaga imbaraga none se ubu ndabigenza gute ngo umaze iki? Kasa nawe wamfashije koko. Kasa wamfashije waretse kunyitwara. Ndaguhemye. Soni. Fasha nukuri. Fasha uno murambo tuwushyire mu modoka tujyane tureba hano tujya kutaba. Cyangwa tujugunye mu nyanja. Uri muranzamurira isukari. Kasa mbabarira Kaiy. Bino bintu byose nari narabikubwiye. Nari narakwiyamye ibintu wishoyemo. Nari mbizi neza ko ari ukubizarangira. Oya Kasa nawe mfasha. Tega amatwi banza wumve. Njyane mu modoka. Mu modoka ya boss ngiye nshyiremo umurambo ngiye w'umuntu ntazira mujyana yeye. Nese Kasa utamfashije ninde muntu wundi wamfasha koko. Ufasha se ndagufasha mujyana mu modoka ya boss. Basi ndaguha amafaranga ariko tumujyane tureba hano tumujugunye. Amafaranga yawe nkeneye none amafaranga nkayo ngayo gufata umupfumu ese uwishe sinabyumva ubundi yapfuye gute uzi ko byahita byitwa ko ari twe twamwishe. Kasa wamfashije kuko nukuri ndakwingenze mfasha. Kaiy. Nese ndabwira nde kubizi ko ibintu byose byatangira ukibikorana ndabwira nde kuko wamfashije. Oya wamfashije nukuri. Narabikubwiye kuva kera nkubwira ko ibintu uri kwishoramo utazabishobora. Narabikubwiye ndakubwira nti ibintu byawe uri kujyamo ni bibi bizarangira nawe. None se ndabigenza. Kwapfuye. Ndabigenza. Kwapfuye nyine urabona. Nyine mfasha. Nese ndagufasha iki?
sinamushyira mu modoka ya boss nawe urabizi. Ubwo se boss ahise ampamagara ngo njye kumutwara nabigenzanye. Tekereza kabiri nawe ubyumva umurambo none nabujyana kumva nataye ubwonko wifasha baga wifashe none se basimuri agasana bamfashije kuko kahise sinzira kuyamye makaye si mbafu we makati dipina para mwisho benchoda ikina ahise mbese hiyamye ibi bintu nabikwiyamye kuva kera nakubwiye ngo ibintu uri kwishoramo bizarangira nabi ibi ngibi ni ingaruka baga wifashe bimurangira mu bintu byawe kuki nkiyama ntiwumva ariko ubundi bipi zawe we gasa n'undi munsi so nabona igihe wahereye nta nisu kuki utumva ariko ubundi nukubera icyo umuntu akubwira ngo nakwiyamye nakubwiye kibazo byawe ni ibyawe ntabwo ari ibyanjye gasa wamfashije ko wamfashije ndakwinginze umva n'amaboko yawe ubu tuvugana nawe undi wo kumfasha banzumbe kure okay basi none nimba udashaka kumfasha ngo tubaze basi ngwifashe turebane tumutaba basi uko ari hano mu bakari ngasase kwinginze nuko nse yapfuye kuko byayajyo cyangwa namashingo yawe apiri hano mu maso yanjye gasa wamba bare ngo najye kukwereka nukuri arahari ari cyo gupfashiramo umwuka yapfuye neza yapfuye ari heza tuza ariko umbwire neza utuje nyine tuza nk'umuntu w'umugabo ikaruma ihangane mani bibaho nose ari he ari he nyine yapfuye ndabyumva nyine ari he mucyumba ariko ntabwo uri kumva ibyo ndi kukubwira tuza ukayisha hose y'abapfumu niyo nta kintu uri buwe humura buriya ntabwo bisa nkaho bikomeye ariko nta gukomera kubamo cyane kuri umukobwa mwiza umuntu wese kugira imbere akumva aroroshye kugira ngo akuvugishe wenda biragoye ko mbivuga mbikubwira twicaranye gutya ariko iminsi tumaranye byibuze mwanjye nka James hari ukuntu mba nkubona uburyo mba ngutekereza kandi kuri umukobwa usa neza kandi wanacishije amaso muri iyi kampani yose ndeba abantu barimo nta n'umwe urimo waguhiga nawe uri gukabya ntabwo ari ugukabya nibyo ibyo mvuga nibyo uri mwiza urasa neza useka neza uritonda so kuba njyewe na twakwicara hano turi twenyine ntabwo ari igitangaza sibyo James ariko ntabwo n'ubu ngubu ndumva icyo ugamije nta kindi nuko turi kumwe nyine turi kuganira twishimye ikirenze kuri ibyo byose mfite uburyo ngufata mu mutima wanjye birenzeho uko bitekereza kirabo wihanganira gufata gutya ariko naragukunze want to be your boyfriend James ibyo bintu bimaranye igihe kingana iki kitari gitoya cyane really ni iby'iminsi yose kuko kuva nkubona bwa mbere nubwo mbacaho kuriya n'icyo ariko nanjye ndi umuntu kandi byiza nanjye nzi kubireba sibyo nibyo byiza nabonye rero nawe urimo ntabwo ari igitangaza ko ushobora gucika intege imbere yawe James ko muri kampani mbibona ko ufite amahane menshi ibyo bintu birantunguye ko wambyumvishe
ntabwo ari amahane ni uko bwa bari abantu bancokoza n'icyo ariko ngira gusa uri kubona mfite amahane nta mahane mfite icyo kintu ngo uzabona n'ibindi birenze sibyo basi wanyemerera mu byo umaze kuvuga ukambwira ko byibura mu mutima wawe gatoya gusa basi ureke mba umujura mwibeho gatoya ni ikiganza cyawe mba nshaka kutuvugana ngufasha gusa James ndakumva ni ukuri nta kintu byari bitwaye ariko umuntu ukanganye cyane no yeah imbere yawe ndi hasi cyane sibyo ntukambone muri iriya shusho imeze kuri sibyo ugomba kugira uko mbona kandi ukambona neza oh my god Jesse ntabwo wambabaza nk'uko njya mbona ufite amahane njya mbona reka nkubwire ikintu kimwe nta mutima wo kubabaza abagore njya ngira noneho by'umwihariko wowe ndashaka kugira umwamikazi w'ubuzima bwanjye ndetse n'ubw'urugo rwanjye nasinjya mbabaza let me ask you abagore sinjya mbabaza igitsina gore nibyo byumvikana neza yewe n'umugabo nuko ari bya bindi umuntu abacokoza undi ariko namutse mu bindi ndashaka unyemerera rero nkakwiha nawe ukanyihereza kubera ko uburyo ukeneye urukundo rwanjye icyo kintu ukeneye kandi nanjye ndi ready kuguhereza umutima wanjye wose let me guess it's okay really uhita unicara hano byose ni ibyawe oh my god ariko nyine ntuzambe no humura kandi ndishimye ko tuba turi kumwe ndishimye kukubona mu biganza byanjye thank you ndagukeneye guhora nkureba iko nasaga nkaho ndi mu mwijima ariko byibura mbonye urumuri imbere yanjye nsa nkaho ndi kwireba muri miruwari what okay mu by'ukuri ibyo ngibyo hari igihe bijya bitubaho natwe tukagira ukuntu tugiramo akantu k'agakwashi ariko uratinyitse ntabwo natekerezaga yuko kugira izo feelings buriya ndoroshye cyane kandi azifite nibyo nakubwiye ngo imbere yawe ujye umbona nkanjye tana akaboko nkwereke urumva ukuntu umutima wanjye uri gutera urimo uratera mu buryo butuje gake gake sibyo so uyu mutima ni uwawe kandi I promise ko nazigira nk'ubabazi ngomba kugushimisha ibyishimo byose ukeneye nkabiguhereza sibyo thank you can I get a kiss oh right now I'll just tap kwitama basi okay nawe hit here cyangwa reka nshyire hano okay thank you bavuga ko paradisi ibaho ariko nshobora kuba njye nayigezemo ubu urayitangiye nshobora kuba nayitangiye ariko nanjye ubanza Tieni nakubwira ngo ngwino urebe nko reba iki